ugashaka kudatekereza cyangwa umutima wawe ugambiriye ibintu runaka bidafatika, ni cya gihe umutima wawe nyine utareba ubimo, si byo se? Kuko Imana yaremye umusore n'umukobwa, yabahaye gukurikira mu ngo, ingo zikaba uburere, bakavuka bishyira bakizana, umwana akagira liberté. Ubwo bwigenge rero, kubera ko uri muri sosiyete, nibwo uraheraho umenyana n'undi mutekereza kuzarushinga. Ibyo byose ugomba kubijyanamo ubwigenge n'ubwenge. Yesu Kristo akuzwe. Noneho ntube impumyi, ahubwo ukabasha gutekereza no kuganira n'uwo muzabana ibyo muteganya. Iyo abantu bategura umushinga, mu mishinga iyi ngiyi y'ubucuruzi, ureba data, ureba imibare, ukora imibare uvuga ati nzakora iki, nzakenera ibi, mu bikorwa nzakora n'ibi n'ibi. Na wa musore n'inkumi n'ibyo bakagombye gushyira mu rukundo rwabo, kuganiraho mu buzima bwose. Noneho akagera igihe runaka abasha kuvuga ati ese mfata icyemezo cyo kubana na kanaka, ese mfata icyemezo cyo kutabana nawe. Burya umusore n'umukobwa kuba bari bafitanye urugendo barangiza bakaruhagarika, burya nta byacitse. Yesu Kristo akuzwe. Ni ibisanzwe. Icyo nicyo dukwiye kwigisha abana bacu. Akora urugendo, areba ariko anashishoze, nageraho nabona hari icyo atazihanganira, yicara afata umwanzuro, urundi aruhagaritse, ngiye kongera ntangire urundi. Burya gukundana n'abantu babiri batatu si uburara, ahubwo ni ubwigenge Imana yaguhaye kugira ngo ubashe guhitamo ikikunogeye, si byo se? Yesu Kristo akuzwe. Gushyira imbere urukundo ni ingingo ya kabiri. Akenshi ingo zikunze kuba kunaniranwa bitewe n'uko ushaka kureba ibyo utakoreye ngo bibe ibyawe, aho kugira ngo urebe umukobwa umutima afite, ubwenge afite, uburere afite, ukajya kureba ibintu afite, si byo? Kandi kubera ko utari wagera n'iwe, wenda ntuzi naho yabikuye, ntuzi na nyirayo, ubwo se nugerayo ugasanga atari byo bakabitwara. Hari n'abakobwa nzi bajya bashyingirwa, ayabaye umugore yagerayo agasanga umusore yaramubeshye bya bintu usibye, ugasanga arihebye, abayeho nawe ahora akaganira buri wese bahuriye ku nzira, ubundi agacaho. Shalom. Ni byiza kureba umuntu n'umutima we n'ubushobozi afite. Burya kuvuga ngo kanaka Jean Baptiste n'umugabo ntabwo ari amafaranga afite, igihe madamu yanansanze ntayo mfite, ahubwo ni uko yatese uyu muntu kuko afite ibitekerezo ubuzima, musanze twazabana. Ni icyo ngicyo. N'umugore nicyo wagombye kuba umurerera. Umusore n'inkumi bakwiye kumenyana neza, bakajya baganira mu ngingo zinyuranye z'ubuzima zizabaranga igihe bazaba barashakanye. Ni byiza ko umusore ukundana n'umukobwa baganira ku bukungu, ariko ubundi imibereho yacu izaba iteye ite, tuzabyitwaramo gute, rusuze. Ibyo bintu bitandukanye bakabiganiraho, bakaganira ku mibereho y'umuryango, urubyaro. Nabwiye ko ngenera navuganye nawe ko tuzabyara barindwi ntumbaze. Gufasha ababyeyi, ese ababyeyi bacu tuzabana nabo gute? Ko amategeko avuga ko umuryango ufasha abo ukomokaho, tuzabyitwaramo gute n'ibindi. Ndetse aho biri ngombwa mutabasha gusobanukirwa neza, mukaba mwajya kureba n'imiryango yashatse mbere, mukababaza atari ko kuri izi ngingo ko twabiganiyeho dusobanukirwe, mwebwe mubigenza mute? None iyo urangije kumenyana nawe ibintu byose byo kwitegura neza, niho wicara ugafata icyemezo cya yego cyangwa oya, ukongera ukajya gutangira kuko ari uburenganzira bwawe. Burya umwana apfa mu iterura, mwari mubizi? Umwana apfa mu iterura. Niyo mpamvu tuvuye kuri iyi ngingo turangije. Umwana apfa mu iterura. Ubu ngubu hari ibintu byabaye umuco mu Rwanda, niho nzi.
bacu dushingiye. Hari teme ibintu zasije zabaye ku abantu bakunze kuganiraho, yewe niba umunyeshuri tugeze kuyiganiraho turi muri biste, turi abakarismatike bo muri biste, dutuma umusenyeri wa buri bigo ngo tuganirize ku mpamvu kiliziya isezeranya abasore umukobwa watwaye. Ati yarabisobanuye turumva, umusenyeri wa mbere yarabisobanuye turumva impamvu umukobwa watwaye inda n'ubundi yakoze icyaha nk'icy'abandi cyo gusambana, noneho yagize ingorane batwaye, sibyo? Mwese uko kumushyingira hari ikibazo kiliziya irimo, hari ikibazo kiliziya irimo ntabwo. Wa muntu yagize ingorane akora icyaha nk'icy'umusore, ariko we atwarira kuko ariho kamere ye. Ariko uyu munsi icyo nshaka kuganiraho ntabwo ari kugira ngo ibibazo impamvu kiliziya ibasezeranye, kuki batwarira mbere. Shalom shalom, umwana bamwiteruye kubera iki? Ubundi ibyo bisi kurya ubukwe bubisi, ikinyarwanda cyabivuze neza ngo kurya ubukwe bubisi byangiza urugendo rwo gushinga ubukwe. Iyo habayeho kurya ubukwe bubisi, dore ibintu bikurikiraho. Uwari umukobwa yahindutse umugore, sibyo? Sibyo se? Uwari umukobwa yahindutse umugore. Umukobwa wagiye muri izo ngeso niyo yabikora inshuro imwe, ahindukaho ibintu byinshi mu miterere no mu mitekerereze ye, sibyo se? Umukobwa uri hariya warezwe utari wabijyamo n'undi wabyigiyemo baba batekereza kimwe, n'imigambi yabo ntabwo aba ari imwe, aba yahindutseho ibintu byinshi. Noneho ikikubitiraho ashobora no gutwara inda, ashobora no kwandura ibindi birwara. Tutirengagije ko no ku munota wa nyuma umwe muri ba bandi bafatanyije urugendo kandi bararangije kubikora ashobora no gufata umwanzuro wo guhindura umugambi, ntibajye bagikomezanya urugendo, sibyo se? Umukobwa wagiye mu busambanyi nta bushobozi na buke bwo gufata icyemezo aba asigaye, ntabwo, kubera yuko wa musore hari aho byagiye biba abantu bageraho bajya gukora ubusambanyi, umusore akavuga ati icyo nari mfitiye amatsiko nakibonye akigendera, sibyo se? Umukobwa nawe asigaye ari kurwana intambara atesubira kuko twakoranye azajyana, sibyo? Ni ukuvuga ngo ya etape yo gufata icyemezo cya yego cyangwa ya ese nkomeze cyangwa nakomeza, we ntabwo aba agifite ubwo bushobozi bwo gufata icyemezo, ahubwo bari kuvuga ati abasigaye gushyingiranwa nawe ari mu buhungiro, sibyo? Ajya gushinga urugo ariko we aba ari guhunga kuko aba afite ikibazo ariko kiri kumwirukanka. No kwiboha ubyise gutyo byakunda, hari aho yari uwashatse neza arabigendera, byose iyo washatse ukabana n'umugore urabigendera, ariko iyo byagenze gutyo weho ukorana ipfumu. Niyo mpamvu bakristo bavandimwe, bakobwa bacu, bahungu bacu, nagira ngo iyi ngingo cyane cyane abakiri bato n'ababyeyi babo bajye bayibaganiriza, iki kintu kibe cyahagarara basi nibura mu bakarismatike no mu bakristo. Shalom. Mumbabarire nshobora kuba narengejeho amasaha, ariko nagira ngo nsoze mvuga ko kubaka urugo utaritwaye neza, nubwo mugira amahirwe mukarwubaka, ruba rushingiye ku mucanga. Naho iyo abantu bihanganye bakagera ku munota wa nyuma, ni rwa rundi bavuga ngo bubatse inzu ku rutare. Umwanzuro burya dukeneye abantu bazima kandi tugomba kubiharanira. Umuntu muzima ava mu muryango muzima. Igiti ukimenyera mu mbuto zacyo, agaciro kawe gashingiye
ku muryango wawe. Iyo umuryango wawe ari nta kigenda, burya nawe nta gaciro uba ufite. Burya na leta hari inshingano ijya guha umuntu irebye ko afite umuryango ufatika. Buri wese rero afite inshingano zo gutekerereza umuryango no kuwutekerezaho. Dusabirane kandi buri wese muri buri cyiciro agira icyo akora ngo umuryango ubeho neza. Yesu Kristo akuzwe.